JNTV show. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GNTV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukundi ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo gusobanura amazina tugeze ku izina Ruth. Ruth ni izina rihabwa abana b'abakobwa rifite inkomoko mu Giheburayo ku izina Reus, aho risobanura inshuti, naho mu Cyongereza rigasobanura ugira neza cyangwa impuhwe. Noneho reka turebere hamwe bimwe mu biranga ba Ruth. Ruth ngo ni wa muntu ukunda kuririmba. Ruth ngo akunda kuririmba ndetse ngo ni wa muntu uzi neza kuvugira mu ruhame ndetse no kuba umwanditsi kandi akunda isuku aho ari hose. Ruth arangwa no gufata ibyemezo bitajegajega, arigenga, ni umukobwa mwiza inyuma umurebye, ariko mu mvugo ye arakomeretsanya, ntago agira ubwoba bwo kuvuga ukuri, nta n'ikintu atinya cy'ingaruka zamubaho. Ruth agira ikinyabupfura, akunda ubutabera, yanga cyane umuntu urenganya undi. Iyo atageze ku byo yifuza usanga imigambi ye ihise ipfa. Ruth ntabwo akunda umuntu umwinjirira mu buzima, kandi nawe ubwo abandi ntabwo bumushishikaza. Muri make rero nibyo biranga ndetse n'imiterere y'abantu bitwa ba Ruth. Dushimira umukunzi wacu watubajije ubusobanuro bw'izina. Nawe niba hari izina wifuza ko twaza gusobanurira, wabyandika hasi ahagenewe kwandika ibitekerezo cyangwa se ukatwandikira ku mbuga zacu Facebook, WhatsApp ndetse na Instagram. Niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho ukurikizaho akamenyetso kameze nk'inzogera, izindi nkuru zose tuzajya dukora zizajya zikugeraho ku gihe. Iyi ni GNTV show, naho njye ndi Jean Paul. Turabashimiye.